hari icyemezo umuntu afata nyuma nsanga ntari hose. Mwiriwe. Bite sho? Ni byiza. Karibu. Murakoze cyane. Ninde ukubwiye ngo wicare? Oh, sorry. Ngahicara. Murakoze. Makuru yawe se sha? Ni meza. Nari mbagendereye. Hari wakuntumye wose? Oya. Nawe bantumyeho. Ahubwo hari ikindi cyari kinzanye. Vuga ndakumva. Umukobwa wanyu nyine twariganye primaire yose dutana muri bisi y'ikigo dusengera ku rusengero rumwe twigana university yose. Ine kino nindi kubabwira twarakomeje turigana tuza kumenyana bigiye kure. Atarondogoye wavuga ibikugenza undi gasohoka. Nyine umukobwa wanyu nagezaho vuga neza sha. Naramukunze. Indogo y'uburenganzira. Ntawe gusa turakundana. Kira n'amahirwe nicyo cyari kikuzanya hanga kumbwira ngo murakundana. Nabyo birimo gusa narinje kumugusaba ngo tuzashyingirana. Nta mwana usaba umugeni kado. Genda uze neso. Ubundi papa ariko twe twazanye nuko yabanje guca ahantu ariko araje reka mubwira ahite yinjira. Gira vuba genda. Nisi y'urukundo ni wowe gusa naguhisemo inshuro zose naguhisemo inshuro zose. Wowe urasaze usiki iki gipangire cya Afande uyihagarikishije gutya ushaka guteza iriya butike yawe kugira ngo urinde irangi. Mva kubwira ikintu ugiye kungura urumva genda muri quartier hano hepfo sibyo ushakira umuntu usa nkakuze mukuru azinjiremo hano azigize nka papa wanjye sibyo. Sawa ariko uramugurira akantu kumubwire ko ndakamugurira niturangiza ibyo tugiye gukora. Wowe huta umuntu wese ubona usa nkakuze utumva. Umva sinose naza kuri iki navuga iki. None reka mfe kuzana uwo mbonye ibyo akorera byibwira. Kadoni wowe isari heza Agiye muri toilette n'inyuma gato araje. Akusesha toilette munyara mu mwarazubatse. Oya. Asubundi shawe twande. Nitwa Nyaxo. Randi bamikina televiziyo ubona bari rero. Niko sha papa wari kunyara ibyuma. Ubona ko amasaha ari kugenda kandi ifite ibindi bintu byinshi byo gukora. Uraganze wamusanga. Nuwo nguko manza araje. Bomba class. Krampe biteze. Papa amakuru ko watinze se? Mwana wanagize akazi kenshi kakanyungu ni bunyiva ku kazi. Ariko na toilette zazira ahantu wacanganye ndabizi. Niyo mpamvu watinze. Boss niwe se uramuhungu. Ni nge se wa. Haguze izina ry'umwana wawe. Ntabwo bishoboka. Nuko risibitse ukuntu manene nanze kuri bari vuga nta kibazo. Umwana wawe yitwa nde? Mbo mu rugo dukunda kumwita Kabibi ariko undi musanzwe yitwa Nyamundu. Ko yambwiye ko yitwa Nyaxo. Kubera ko Nyamundu ari rere turarihina tukamwita Nyaxo. None se wa mugabo wowe witwa nde? Nge nitwa Wareni wa Maramaje. Kwa mwaje gukora iki wanje? Ukuvuga ngo nk'abantu b'inshuti zacu tukimera kumva ko mwabyaye neza n'umuryango twaje kwita izina umwana wacu. Mwana wa nkozi biki? Nge ndibeshye. Umva ariko icyo ni ikibazo cy'uburwayi twe tuje gusaba umukobwa wanyu. Koko se ni ikibiriti muze gusaba nta kintu mwitwaje. Ahubwo mukazana mbere yo gusuza abantu mukabuza ubwiherero. Oya birabyarikiza nk'ibindi byose nko guterwa n'umutingito utunguranye. Ngaho muvuga ibyo mutanga tubone tubaho umukobwa wacu. Umukobwa se umuhungu wanjye yakunze ko nanamuzi gusa singa zasiri kwinzirirwa mu biryo. Oya papa niwa mukobwa urutse kuza kunsura nkamugo present. Okay nuriya. Yego nuriya. Akose ko karaga kobwa nabonye kanazingamye nkaho katajya karya ura twakangeza inkwavu mweshatu. Ko shamwe muzi icyo twita gukomanga igikopo. Ibyo bintu by'igisirikare subizanye. Tubwini inkwavu eshatu turazemera maze udesi icyo twigendera. Papa reka tubaye inkenye rwose. Umukobwa wo naramukunze. Wacane se bura sozazi. Nako ngiye buriya so nzazibonara. Sabe nk'inye turazitanga. Nimba mudafite nk'umunani mwitahe. Ungira hindi mwe mu rugo dufite 9 zashishe. Ndi kuvuga nk'umunani mudaho civilian. Ako si umuntu avuze inkenye umva gukuba kabiri. Ndizera ko inzira yabazanye mutayibagiwe. None se jama
izo nk'umunani tuzi ko umukobwa wanyu azajya kamwa amata mu rugo mu kimbo cyazo. Umuntu aba yaboroheje akaza nta n'itike mumwishyuriye mwangiza mugatangira mukagurana nk'amahwa y'ifi. Papa reka tuzitange yewe nta kibazo. Ako se shawa warabyaye cyangwa waraturazwe? Ubizi. Ndabyibutse koko narakubyaye. Ariko rwose aka kagabo sinzi nzago kaba kimenye ku buryo kadusaba ibintu bingana gutya. Papa uramenye ntago ari nzago. Nta maviruje n'amashampanye. Wigashimagize binawe ukamuguriza kuri izo nkenye. Ubwo ngo waba ufite amakare. Wowe ushatse guhakisha undi mukobwa ukava ku muteja w'aka kagabo. Kimbabaje suko ngiye gupfa. Ahubwo nuko ngiye kuzira igikarita cy'igikarani nazi. Umva shaka da. Ako kobwa kawe kigumanira gusa nibizagutunga ibonye kasaziye mu maso yawe. Oya ndeka utugo mutungu tutwa twarabuze umuntu uyize ukuri. Urazi Iki ndi kwibaza. iki kisi Impamvu tukiri bazima. kubera iki? Niba ufite amatwi yumva neza usumba turi mu ntoki zako uri kwitaka. Bandi buretse gukuraho video, mbere yuko ukuraho video banza ukande subscribe kugira ujye ubona n'izindi video nk'izi za Nyaxo za kera kandi nziza zisekeje. Kugira ujye uzibona nayo rero nta kindi giye gusabwa no gukanda subscribe, ukore share, comment and like kandi ndabakunda cyane. Umva amateka ya Nyaxo rero nyakuri. Ese waba wifuza kumenya ubuzima bwa Nyaxo kuva yavuka? Aho nandi uzabimenyera atari hano. Yica n'umuriro nk'uko mubizi ni Sebanya Comedy. Yaje kubagezaho buri kintu cyose no kubaho ukuri kw'ibintu byose bya sinema hano Nyarwanda. Uko mubizi ni Sebanya Comedy rero ukaba uri muri aka kanya ukaba ugiye gusobanukirwa ati ni muntu ki. Nkuko uri kureba muri screen yawe uyu nguyu ujemo ni Patyno. Patyno amazina nyakuri ni Shema Patyno. Patyno rero akaba ari umusore wamamaye mu gukina comedy nziza kandi ziryoshye cyane. Rero nibizabatangaza mubona akina comedy ugasanga irebwe n'abandi 100,000 abandi 200,000 300 miliyoni. Yaramamaye yakoze cyane. Mwibutsa gukora subscribe, kanda subscribe, share, comment, like.